Ndabasuje cyane abakurikiye no Pes TV aho muri mwese mu mpande zigiye zitandukanye. Hanyuma uyu ni wa mwanya twababwiye wa content nshyashya tugiye kujya tubaha buri munsi. Iyo content nta kindi igamije ni ukwigisha abantu, no gufasha abantu guhumuka, no gukangura abantu, no kujijura abantu, no kwereka abantu kuri guhari. Ni story tugiye kujya tubaha, tuzibabwire, tubanyuriremo stories zitandukanye. Hanyuma nyuma yuko story irangiye turebere hamwe amasomo twayigiramo. Story ya mbere tugiye gutangiriraho ni story y'umwarimu n'abanyeshuri. Mwarimu yaragiye kwigisha ajyana uturobo dutatu, reka ntwite uturobo cyangwa se udupupe dutatu. Hanyuma abwira abanyeshuri ati nimwitegereze. Aravuga ati nimwitegereze tuno udupupe mfite, mwitegereze mumbwire icyo mubonaho. Umunyeshuri wa mbere ati genda ndabona agapupe ka mbere gafite imyobo ibiri mu gutwi, imyobo ibiri mu gutwi. Umunyeshuri wa kabiri ati ndabona agapupe ka kabiri gafite umwobo umwe mu gutwi kakagira n'undi mu kanwa cyangwa se ku munwa. Umunyeshuri wa gatatu ati rero mwarimu ngiye uko mbibona ndabona hari agapupe ka gatatu gafite umwobo umwe mu matwi cyangwa mu gutwi. Ubwo akarobo ka gatatu cyangwa se agapupe ka gatatu kari gafite umwobo umwe mu gutwi. Mwarimu ati rero nk'uko mwabivuze ibyo byose nibyo, hanyuma hano mfite agashinge. Umunyeshuri wa mbere wavuze ko agapupe ka mbere nahaguruke afata agashinge agenda agacishe muri uriya mwobo w'ugutwi kwa mbere, hanyuma aratubwira ibiza kuba. Umunyeshuri wa mbere arahaguruka aragenda afata ka gashinge ka mbere, aragenda akanyuje muri wa mwenge cyangwa se muri wa mwobo w'ugutwi wa mbere gatungukira mu kundi gutwi. Umunyeshuri ahera ko aravuga ngo ibi ngibi byo ndamenya bijya hehe. Nuko mwarimu nawe rero ahita avuga ngo nk'uko mwabibonye mwa banyeshuri mwe, uyu niwe muntu wa mbere ubaho. Dore umuntu wa mbere ubaho uko ateye. Umuba muri kumwe akakubwira ibintu, ukamubwira ibindi, ukamubwira ibyo ushaka, ukamubwira ibyifuzo byawe, ukamubwira ibiki n'ibiki, ibintu byinshi cyane, ukamubwira imishinga, ariko wagera ku bikorwa nyirizina uwo muntu ugasanga nta na kimwe yumvisemo, byanyuze mu gutwi kumwe bitungukira mu kundi. Urumva uwo muntu nta mumaro, ntacyo yakumarira. Mwarimu rero arakomeza ku munyeshuri wa kabiri wavuze ku karobo ka kabiri cyangwa agapupe ka kabiri ati ese munyeshuri waza ukatwereka uko biri bugende nyuma y'uko ufashe urushinge ukarungiza mwa kariya kenge. Umunyeshuri wa kabiri arahaguruka nawe afata ka gashinge aragenda akanyuza muri wa mwenge w'ugutwi, agashinge gatungukira mu kanwa. Arangije rero mwarimu nawe ahera ko arasobanura neza cyane, arababwira ngo uyu ni wa muntu wa kabiri ubwira ibintu byinshi, ukamubwira amabanga, ukamubwira ibintu byose, ukamubwira imishinga ufite, hanyuma akazabibwira abandi bantu mu nyungu ze zitakureba. Agenda kutaka avuga mbese mu nyungu ze ati aya makuru nyacuruje nakuramo iki, ibi runaka yambwiye nakuramo iki. Agenda gutakagiza avuga ukuntu uri umuntu uciriritse cyane, cyangwa avuga ukuntu wikunda, avuga ukuntu ibintu byinshi cyane. Uwo niwe muntu wa kabiri ubaho. Umuntu wa gatatu, mwarimu yabwiye umunyeshuri wa gatatu ati rero fata agashinge ugende ukanyuze muri uriya mwenge, uratubwira uko biri bugende. Umunyeshuri arahaguruka yitonze yegera ka kapupe ka karobo, afata ka gashinge acingiza muri wa mwobo cyangwa se umwenge, arangije agashinge ntikasohoka kagumamo. Mwarimu ahera karasobanura ati uyu ni umuntu wa gatatu ubaho. Habaho abantu batatu. Umwe ni wa wundi babwiye ibintu bikanyura mu gutwi kumwe bikasohokera mu kundi, uwo nguwo ntacyo amaze. Uwa kabiri ni wa muntu ubwira ibintu aho kugira ngo abibike, niba wari wamwizeye akabikoresha gutakagiza avuga hirya hino. Uwa gatatu ni wa muntu w'ingirakamaro, wa muntu mwiza, wa muntu w'umwizerwa, wa muntu udashobora kuguhemukira, wa muntu ushobora kuguteza imbere mu minsi mike, wa muntu ushobora kugufasha. Uwo ni wa wundi ubwira ibintu akagenda akabibika, akabyicarana, akamenya yuko
ibyo bintu nawe ari ibye, nawe bimureba, ibyo bintu bimufasheho. Uwo muntu wa gatatu impamvu umubwira ibintu akabibika, muribuka ko agapupe ka gatatu bagacengejemo urushinge ntirwigera rusohoka. Hanyuma mwarimu rero bahera ko bamukomera amashyi cyane ati aba bantu koko turabazi, tuzi n'ingero zabo, ngayo nguko. Hari abantu batatu, hari ubwoko bw'abantu butatu. Hari abantu tugendana tubwira ibintu twiteze ko bashobora kudufasha, ariko ugasanga abo bantu rwose nta kintu na gito badufasha, nta kintu na gito badukorera. Hanyuma hari n'abantu ubwira ibintu mu minsi mike cyangwa se uko iminsi ishira bakagenda bagufasha baguha ibitekerezo. Atari ba bantu bagenda bagutaka hirya no hino bavuga amabanga wababwiye, bavuga ukuntu ubigenza, bavuga ibyawe byo bashaka byose byawe, bagenda bashyiramo n'ibyabo. Hanyuma rero iyo ni story ya mbere dutangiriyeho. Ibuka gukanda subscribe niba utarakanda subscribe. This is Nopes TV. Komeza gukanda like, share, utibagiwe no gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Nopes TV. Andika kuri YouTube muri search wandike Nopes TV maze ukande subscribe, ubundi dukomeze tubana umunsi ku munsi. Ibuka ko ari ngombwa gukanda like, ugakanda share, ugasangiza abagenzi bawe, inshuti yawe. Remember kutwandikira igitekerezo. Ibuka kugira icyo tubwira muri comment. Jya muri comment ugira icyo tubwira, ntabwo wabura icyo tubwira cyadufasha. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya nuko mu buzima nta wigira, abantu babereyeho gufashanya. Niyo mpamvu ugomba kumenya ba bantu, wa muntu wa gatatu, bwa bwoko bwa gatatu, wa muntu ubwira ibintu byawe, ukamubwira imishinga ufite, ukamubwira ibintu yagufasha, ukagira ibyo umusaba, ukagira ibyo mwumvikana, akabigumana ntabikoresha ajya kugusebya hirya hino mu mishinga yiwe yo kumuteza imbere. Umuntu ashobora kukuvuga nabi, bakamuhereza ibintu bimutunga, bakamuhereza akantu, ariko ugomba kumenya ngo aba bantu ndi kubwira ni bantu ki. Nubwo kubimenya bigoye, ariko ugomba kugerageza ukamenya ngo aba bantu ni ba bantu, ni type ya mbere, ni cya gipupe cya mbere, ni cya kabiri, cyangwa ni cya gatatu. Twabonye ko uwa mbere uramubwira bigaca mu kundi gutwi, uwa kabiri ukamubwira akajya kugusebya hirya no hino, akabikoresha ajya kugusebya, cyangwa se ajya kubikoresha mu bindi bintu by'inyungu, bifite inyungu ziwe ku giti cye. Uwa gatatu ibyo bintu arabigumana. Uwo ni nawe muntu muzima wo kugufasha gutera imbere. Uwo niwe muntu wa mbere wo kugufasha mu buzima bwawe. Uwo mwizerwa, ntukagire icyo umwima, ntukagire icyo wanga kumubwira, jya umubwira ibintu byose bitandukanye. Nuko nguko bigomba kugenda. Nuvuga ngo hari abantu batatu batandukanye, amoko atatu y'abantu. Uwa mbere ntagize icyo yitaho. Uwa kabiri ibyo umubwiye abikoresha mu zindi nzira, akuvuga nabi, agusebya, nta kugutaka, ni ukuvuga nabi. Bimwe bamubwiye, amabanga wamubwiye yose akagenda akayabwira abandi bantu aba hirya hino. Niba ari abanzi bawe ubwo bakumenye. Ibuka rero gukanda subscribe, like, share and comment. Murakoze cyane.